ngo twari tuzi ko Malonga ari umututsi noya ntabwo ndi umututsi sindi n'umutunzi sindi n'umuginga sindi oya ntanga nigeze rwose nkoraho ibyo nakubwiza ukuri nka mwene pastor rero nibereho gutyo nk'umwana w'umunyamugindi ndankuranja ku ishuri ndiga abo bose benshi mbareba ariko ntabwo nzi gukama nta dore izino kicwe ni kimwe no kumbwira ngo nararagiye cyangwa narahinze sinigeze mpinga mu buzima sinigeze ndagira sinigeze nkamenya jya mu mazu yabo ubabwira uti urungurukemo muri frigo ibintu biruzuye ariko mukaba ibitabo nta kirimo harimo amayoga gusoma basoma nyine ibyo barabikora ibyo nabyo ni ugusoma no gusomana ubwira umuntu uti jewe ngurira igitabo nihera umwana akumva biraremereye ariko kandi akagutura ikaje ati professor uzaze tujye kunywa mukirwa munywa mugataha ariko se umwanya tumaze hano ngiye mbashaka no kunywa ari uko maze kwandika ikintu nacyo gituma rero nuriya mukobwa yo asa nko kwiyahura kuri je yaje yambara ikirahure ku mugani wa ministre babazisha bamumango zamusengerere ugakaza koko yambaye ibintu bibonera nabyo birahure je ntabwo namufunga jewe kuba baramufunze ubona ntabwo ngira ngo aho niho hazamo uramubwira uti ngwino muko utica hano tuje mu mupira hano abantu baje kubyina genda polisi ntabwo nshinzwe uwo mukondo wawe n'iryo romba caha ngaho ugende niba ushaka kugaruka hano uze wambare nka bariya ariko kuza utwereka iromba utwereka nayo mahenure yawe no this is not aha ntabwo ariho ariko nugera mu buriri niba waruje hari umuntu waruje kwereka hano munyereke muguhamagarire genda polisi ariko namubwira Yes, reka tubasuze kandi nanone tubaha ikaze mu biganiro bitandukanye tubateguriye hano ni kuri Iris TV. Amazina yanjye ni Jado Tuyishime. Mu by'ukuri mayikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda, ni ukuvuga intara enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Tutibagiwe kandi n'abari muri iza diaspora zitandukanye hirya no hino ku isi badukurikira bumva ururimi tuvuga. Uyu munsi rero twasuye Profesa Malonga Pacifique ndetse n'umubyeyi dukunze kuganira cyane akagenda duha impanuro zitandukanye, ibitekerezo ku ngingo zitandukanye zimwe na zimwe dugenda duhura nazo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Profesa tonye kuguha ikaze kuri Iris TV. Urakoze nawe rero wowe reka mubwize ukuri hari abana benshi b'abanyamakuru ubu none bafite za televiziyo nyinshi kuri izi za YouTube babita ngo ni YouTubers ni benshi rero ariko ndakubwira uri umwe mu bonemera kuko wowe uza uje nko kuraguza burya kuraguza burya umuntu yageraga atya kumva afite ikintu ashaka kumenya akumva abantu baramukurikiranye wenda bamukurikiranye ibi nibi cyangwa arahinga ntiyeze cyangwa inka ze zigashimutwa noneho batereka nzajye ku mupfumu njye kuraguza bambwire neza uko nabigenza nanjye rero ubu ndi nk'umupfumu nuko ari iminsi igezeho ariko ntunyite umupfumu babandi nyine babaswa cyenda umupfumu ko ndi n'umwana w'umutambyi rwose nakubwiza ukuri ushaka kumbaza ibintu bya politiki uko zifashe ndabikurikira ndabazi ikintu cyose rwose ndumva ntugire ngo ndirata ariko ndishongora rwose ndabizi ndiyizi rwose kandi iki gihugu ndakizi amashuri ndayazi abaswa ndabazi nuko nyine ngo nta muhanga n'umwana witwaga nta muhanga ningi Emmanuel nkaseka n'abahanga bariho sha kuko abahanga badahari n'abaswa ntibabaho nyine abantu mu bantu abarimo abahanga abarimo n'abaswa abarimo abagome umuhanga exactly birumvikana ko yarazi ko ariho n'abaswa umuswa ubu wamugereranyije n'undi umurusha uwo rero umurusha niko tumuhanga usibye ko ntawe umenya byose abaswahili babivuga n'ukundi kuntu cyane neza baba ngo akiri ni kamanywere kila mtu anazake ngo ubwenge ni kimwe n'umuntu w'umukerarugendo utazi ubwenge ashima ubwe babaho rero rwose babaho cyane kuza rero nkawe ukaza nko muri aka kanya nibereye hari n'ubu nariho nirebera aba basore niganira n'abubaka nkabona umwana araje ati nje kukubaza hari ibintu numva ndagira ngo usobanurire tuganire
rwose ujye ubimbwira na kare mbusengerere kuko biramfasha kuganira no kumenya uko abasore inkumi ziteye cyane ko ubu naganirije buriya urubyiruko rwinshi rudukurikiye ndetse n'abakuze batandukanye cyane ko ni ingeri zose zigukurikira ndetse zinubaha ibitekerezo byawe uyu munsi rwose urasa neza akagofero keza kabonje urupaye burya rero aka ngaka ni ubwa mbere ukabonye koko ni ubwa mbere vrema aka nakaguze ejo bundi ubundi nkunda ingofero njye nambara zimwe z'aborozi n'abatunzi kandi nanga ngira rwose sinjye kukuye ndinze ngana mfite imyaka 60 nta nubwo ndakora kwibere ry'inka ndakubwiza ukuri nta nka nigeze ntunga se nigeze mbana n'abatunzi afamu wagize uyigira reka da wenda ari baba mbibwira bagasaka bati wa muntu twari tuzi ngo ari n'ugeze kunsotsa ngo twari tuzi ko Malonga ari umututsi noya ntabwo ndi umututsi sindi n'umutunzi sindi n'umujinga sindi oya nta nka nigeze rwose nkoraho ibyo ndakubwiza ukuri nka mwene pastor nibagaza shugereza n'ahandi hari abantu b'abatunzi abaye za Tanzania hari abantu bitwa za Karagwe n'ahandi rero nibereho gutyo nk'umwana w'umunyamujyi ndankuranja ku ishuri ndiga abo bose benshi mbareba ariko ntabwo nzi gukama nta dore zino kicwe ni kimwe no kumbwira ngo nararagiye cyangwa narahinze sinigeze mpinga mu buzima sinigeze ndagira sinigeze nkamenya iyi karamu dore wahingishije ikaramu yewe uragize ikaye no kurwana ndwanisha ikaramu no kwigisha nigisha ngibyo nguwo umurima wawe nguwo murima wanjye niryo babyita nirwo rwuri rwanjye hanyuma profesa bimwe mu bintu rero byatuzinduye ahubwo tukiri kuri urwo rwuri rwose rimwe uzajya umbwirira cyangwa ukenshi jya umbwira abantu bawe babakurikira rwose bagerageze kumfasha nandika ibitabo byinshi kandi yewe ntabwo byandika ngo ndacuruza iyo maze kubyiprintinga mbitanga mbiha abana njya mu mashuri rwose ubu maze kwandika izina rwose kubera ko mbibahera ubuntu mbakubona gusa ibyo guprintinga ariko nkumva ko nezerewe urwuri rwanjye rero inka zanjye iziyi ndazigaba rwose ngaba inka cyane ariko inka zanjye ntizigira amahembe inka zanjye ntabwo ari ibihaza ni ibitabo rwose nk'abantu bajye bagerageza rwose bashyigikira igitabo ngira ngo buri kubyumva turaza no gushyiraho kontakte zawe ku bantu bifuza kuba bagirwaho n'ibitabo bya ku buryo bworoshye aho baba bari hose ntekereza ko bitagorana kugira ngo barebe ubumenyi burimo ariko banatange contribution kugira ngo byaguke ariko jado uzi nk'umuntu wama 10,000 nka sohoramwe udutabo tubiri twibisakuzo by'abana undi akongeraho gutyo nukuri nkakoramo ibitabo nkagenda ku ishuri runaka nk'ahariya hirya abana nkabaha ibitabo byo gushyira muri biblioteke ubwo soze ko natangije na biblioteke yari nta n'ifaranga nari mukizemo yari ku Kacyiru yitwa KPL Kigali Public Library maze kugira ngo ibitabo hafi 500 nta numwe wigeze aguramo na kimwe ahubwo ikinatangaje nuko mbihabwa n'abaprofessors n'abanditsi bo hanze za Dar es Salaam za Tanzania za Kenya za Uganda muri Amerika ariko nta munyarwanda uragira ati nkuguriye ibitabo barahari bake cyane umwakanyuriza nk'amafaranga ati professor uzagura ibitabo habana kumva ndishimye rwose sinzi impamvu abyaye byose ariko sinzi impamvu ariko ngo abanyarwanda batagiye nta muco wo gusoma cyane nta muco waburimo ni birebire ntabwo ari umuco wo gusoma gusa nta n'umuco wo kwandika bagira buryo uze guhagarara ku muhanda ibitabo birajyana oya ahantu urebye ujye nk'ahantu imodoka ziparitse mu Rwanda aba bose twita ngo barize babasomye ukajya mu modoka yabo nta nimwe wasangamo igitabo kandi ubwo harimo ba minisitiri harimo ba depite harimo ba ugiyemo uzagenda jya mu mazu yabo ubabwira urungurukemo muri frigo ibintu biruzuye ariko mukaba ibitabo nta kirimo harimo amayoga gusoma basoma nyine ibyo barabikora ibyo nabyo ni ugusoma no gusomana ariko kugira ngo wandike n'abanditsi abanditsi bo yagenda bumva ko nta muco wabo bafite ejo bundi twashyizeho urugaga rw'abanditsi ariko ubwira umuntu uti jewe ngurira igitabo nihera umwana
akumva biraremereye ariko kandi akagutura ikaje ati professor uzaze tujye kunywa mukirwa munywa mugataha ariko se umwanya tumaze hano ngiye mbashaka no kunywa ari uko maze kwandika ikintu nibiga n'amagazeti ugiye nka Dar es Salaam niyo ugera muri train cyangwa muri Kenya ugenda wicaranye n'umuntu atakuvugisha ari gusoma igazeti akaba ari uvuga kubwira wayiguriye wowe kuko ko yabuza yayigura ati mako kimbere mbe nisomera ukakura wayirangiza akagusubiza wajya gutaha ukayisohoka n'igazeti ryawe niko rwose bimeze uzajya n'ahandi hose mu bindi bihugu ibyo no mu bihugu tuva nka Tanzania na Uganda basoma amagazeti yabaragurwa hano sinzi nawe nagihari imvaho zasohokaga umenye imvaho nabiyagurwaga n'abagatulika harimo n'iyitwaga kinyamateka ikagurwa n'abapadiri n'ababikira ahandi rwose uricara ugenda ubareba ukumva ukuntu ikintu wakora muri uyu mujyi cyangwa muri iki gihugu ukumva ntacyo birakunaniye ukumva urababaye nuko yes nuko bimeze uwo muco byanga bikunze uzagenda ukura uko ababyeyi batoza abana babo bizagenda bikura nekereza ko sinzi icyo cyarabiteye ahane tuzabiganira buta mu buryo bwimbitse hanyuma professor ujya ukunda kuganiriza abajene cyane ubaha nk'icyerekezo cy'ubuzima bashobora kubamo mu buryo bwo kubaho neza kugira ngo banagire icyo basiga ku isi cyangwa se basigare ikintu babazwiho muri buno buzima mu minsi ishize abajene benshi batangiye kugenda babitekereza tumaze kubona impfu nyinshi zimaze iminsi ziriho cyane z'abantu bazwi ukabona umuntu umujene imyaka 27 urugero nka Blavan yarapfuye ejo bundi umwana umaze kumenyekana ibikorwa byinshi twavuga nanone nka Yanga sinzi niba ujye wenda ubikurikira waragiye ubibona ariko aba bombi bo abuvuze uyanga we menyera najyaga mpura nawe hano no kuri Santerane Kicukiro ndabazi bari abana ndabazi n'urupfu rwabo rwarambabaje ariko rero icyo nabivugaho ntabwo ari ibintu bikomeye ubundi abajene dukwiye kubyigiraho iki abajene badukurikiye muri kano kanya nk'umusaza w'inararibonye kandi wagiye unyura muri byinshi iyo myaka wayinyuzemo nayo masomo bishobora kuduha mu by'ukuri natatu kuri iki nta nubwo bireba abajene gusa birebe n'abasaza abakoto n'abakuze abagore n'abagabo ubundi urupfu ntirujya inama icyo ni icya mbere abantu bagomba kumenya abaswahili baravuga ngo kifo hakina huruma ntabwo urupfu rujya inama urupfu nta mbabazi rugira isomo rya mbere rero rigomba kuvamo nuko abo bantu twese niba tubizi gutyo tugomba dukora umwana urakora uriya n'umwana arakora uko turutana mu bigero turimo ibyo ari byo byose tujye twiga gukora ikintu cyiza ikintu gifite intego ikintu gisobanutse ikintu kijyanye n'urukundo mu bantu kuko iyo upfuye ibyo nibyo mujyana ni nabyo bisigara imusozi niko bavuga yewe na Bibiliya ivuga ko ari byo bikorwa biguherekeza ari nabyo mu ijuru Imana izaguhembera iryo ni isomo rya mbere isomo rya kabiri nuko kandi ndakubwira ko ntabwo bireba imyaka nuko iyo umuntu hari akaririmbo njya nkunda cyane iyo nidabagiriye kitwa ngo umubano mu bantu ushingiye mu gukunda igihugu nka buriya uriya mwana witwa Buravan n'abantu iyo amaze gupfa gusa abantu bagahamagara abantu bakakubwira ati RFI abantu bakakubwira ati RFI abanyarwanda babuze umuntu abantu bose bakakubwira ati uyu ni umwana mwiza w'icyitegererezo ariko hari n'akandi kagendana nako hari n'ukuvuga ngo ariko jyewe ko ndi umusore ndakora iki ariko kiragaruka kuri cya kindi cya mbere ngira ngo ari aho bihurira kuko urupfu rwo ikifu akena uruma tumenye igihe bizira nuga kandi ngo tujye twiga gukora imishinga iganisha mu bumuntu muri iyo minsi mu bitabo baguriwe n'ibyo byago n'iki najya mbona abajene benshi nacaga bavuga ati ko wanamugani ati reka dukora twirira urumva ako kantu ndakumva yego nawe utakumva baranakubwira ngo nta myaka ijana iyo narabyumvise nanjye naje vuba
oya narindi hariya kuri centre ariko nanone tukibuka ko n'ubundi nubwo tuvuga ngo dukore twirira ngo n'ubundi ngo byose ni hahandi ngo ndabona ngo ariko nanone dufite indi myaka iri imbere ibyo bintu turabihuza gute ni ibintu byoroshye ariko ndabona umuntu ukubwira ngo nta myaka ijana cyangwa se ngo twirire dupfe none uwo ni umuginga ibyo byo birumvikana ni umuginga ubu se ko nkubwira ko ntegereje imyaka 60 urabona ntari kubaho neza ese naryoshye ejo wowe nuko ubu usanze nyine hari hakiri kare ubona kugira nkikora ka siporo nkamera neza nkandika nk'ibyo nakubwiraga by'ibitabo abantu bakampamagara ugakomeza uyijya se naruguriye iki ejo bundi ahubwo ndibuka ninjira muri iki gihugu nari umwana w'inkotanyi ingana n'uko kwawe wenda nkurutaho gatoya ariko ni nk'uko kwawe ariko mamazemo imyaka 30 iyo ni imyaka 30 maze hano se urabona se mbuzi kwa ahubwo ubuze twajyana ahantu kubyina ngutinije nka rock and roll wowe jadore kabubwira ntabwo tuje guhiga reka two guhiga hano wowe uzabigira ariko jewe mbaho neza nibyo nkubwira ntabwo meze ngabo birirwa bifungiranye ukagira ngo namasaka ari mu mutima cyangwa se mu ntabwo ibintu byanjye bibikwa mu mutima cyangwa mu kigega ngo bapfundikire ngo imbeba zitabirya hoya ubwire jana niberaho neza cyane rwose absolutely ndakubyinisha bagira gute ntabwo nabyinana n'aba bamahenure abambaye ubusa cyangwa nigeze kubona oya ariko ndabyina umugore wanjye niba atazi kubyina cyangwa atabishaka tegana mva rero nigire kwibikinira atugenda ukagira imana ni byiza se niyo bivuze ngo bagire bajya baragenda ubuse kuri imyaka uracyasoka ukajya mu kabyiniro akazi cyo gacira ndadoreka nkubwire wa mwana jewe kubera ibintu by'umuco w'ikinyarwanda mba ninya kuvuga ngo ndajya hariya ngo ntakubitanirayo n'umukobwa wanjye n'umukwe wanjye nicyo mba ntinya gusa ariko urumva kugitinya nawe ari umukwe w'umusirimu nkawe ndamufite umwe w'umusirimu rwose tubwira ariko twumvikane genda mu mutwe wowe kuza mu rugo tugasangira ngasama undeba genda rya undeba nawe ukarya nkureba urasama ndakureba ndaguha inzoga tugasangira kuki wajya kubyina geze njye kubyina jewe icyo nakora nuko ngo ndajya kwirwanga nirukanka nyuma y'utu dukobwa twose nazi n'uwatanye natwo ariko jewe niba najyanye n'umuntu niba ari umukuranje niba atashaka tajyana n'abasore banjye n'abandi bantu babagabo oya twibyinire kabisa urabona no kuri YouTube umukecuru w'imyaka nka 85 kuri biriya rero ndabemera cyane ako cy'umunyarwanda bitahari mu myaka yawe usange ni bya binakubwiraga twavugaga buri gihugu n'umuco wacyo ariko je ntabwo binera isoni biriye gusa nyine hari ubwo ushobora kugenda erega ni byinshi ugomba kumenya ngo ugiye hehe kuko ushobora kujya ahantu nyine harimo abasore nkamwe utazi ibyo ari byo wari uzi ngo ugiye kwibyinira kwiberaho neza no kwinywera ka wayini cyangwa ka byeri kawe cyangwa iki noneho akaza umuginga w'inkonkobotsi wirwe mu rumogi ntuzahavuye uyu mushenzi se ukamenya aho wowe mugiga ukibaza none ko ugasanga ugomba kubyitondera neza nicyo gituma nk'ubu jewe mbwira nk'abasore nk'ubu w'amaklub uwama amafaranga noneho nkava ntari mu bitabo nuko njye nkunda kwandika no kuhira abana ibitabo no kugira ariko uw'amaklub y'abasaza tuzajya twihuriramo akaba club ya siporo imaze kunezeza ngiye kukivuga kavuga tukajya twigira tukabyina rwose tukazabona n'abakobwa batoya babishoboye ko hari abagore wenyine nabo kubera gukomeza bigera batya ibyo ntabwo mbyemera ariko ushaka kubyina akabyina rwose gusa tukirinda nkakurinda n'ibyo nakubwiraga byaba bibabaje haje nk'umusore nkawe ungana nawe yiri mu bintu by'ibimogi yiriwe yasinze se yararwaka gukubita nk'icupa ibyo nta cyubaye ntago byaba bigaragara neza ariko ntago nta nicyo biba bintwaye kuko sijya uba wikubise biba binagaragara ariko rero ubwo uba wishyize muri risike itari ngombwa ariko abasore rwose bajye babaho ubuzima bwabo neza babe nk'uriya rwose binezeze niba bapfe ariko bo kwiyahura kubundi ibyo babyita kwiyahura hari umwana yigeze kumbaza ngo kwiyahura bivaye ibintu byinshi cyane nko mu Rwanda harimo ibintu byitwa bya depression ibintu byinshi cyane bishobora gutuma abana ubona babuze icyo bakora n'icyo bareka ariko ibyo ni byinshi ntabwo wabijyamo
kereka twitonze nkakwereka ndetse gukora amahugurwa twakoresheje muri iriya ya association rwandaise journaliste duhamagara abantu bo muri minisante batwereka neza nk'ubu ngubu hafi 25% y'Abanyarwanda bafite ibyo bibazo bya depression ni byinshi biratandukanye biterwa n'ibintu kubura amafaranga cyangwa byinshi harimo ibiterwa n'ubukene harimo ibiterwa n'izo nzoga ibiyobyabwenge ariko ibiyobyabwenge byo ni byinshi hari ibiterwa no kwiheba ku buryo butandukanye hari ibiteka n'amateka y'uru Rwanda buriya mwebwe nuko muri abana ntabwo muri abana si abana gusa hari n'ibintu byinshi cyane buri iriya genocide hari ibitangiye kugaruka ubu ngubu after 30 years kuko umwana arareba ndagwa n'urugero ngwaye gusa umwana akavuga ati ngiye gukora ubukwe ari waduherutse gutwara hari Remera tugiye gukora ubukwe ni jato nguyu uyu mwana ntasagira uyu mwana nta sengiragira uyu mwana nta bakuru bagira ariko yagize imana ubwo muri 94 yarakoze afite nk'imyaka 2-3 akura muri famiye gutyo none ageze ahantu agiye kurongora ari Rwanaho burya ntabwo biba kugira ngo babyagiye naho biba byagiye babyita frustrations yabirangira bikagaruka none yagera ahantu akavuga ati none akajya kwitwerereza abantu bamutwerere abantu ugende kubera izo mpamvu zindi nyinshi batagira ubuntu akabura uwatakira agatangira kwibaza ntashaka guterura n'abarashaka gukora ubukwe nk'abandi none akabubura none ugasanga nafite ibibazo akazamo ibintu bya depression ukuntu umutwerera akamuhanga 500 no 500 uze cyangwa 5,000 bimarira iki none akareba ahubwo akajya no kugomba no abamubyinira nabo ngo ajye kugomba kuriha abaza kumubyinira n'umuvugira ijambo uwo mugabo rwose n'umere nabi cyane kuko arambwe ngo ni mutware ngo niwe uza kumuvugira ijambo uwo mwana umwana w'umunyakibuye arambwe ati professor rero uze kuntwarira uyu muntu niwe uri bumvugira ijambo ati kuko twamaze kumuhemba mwamuhembye gahe 150 tuvuga ni what wowe bagwaye 150 ngo umusaza kujya kuvugira ijambo taburi ibyo ijambo bavuga nibiki neza namwe ntabwo mutwara kijyana kabisa umwana ati professor wambabariye ko ari kubintu bimeze ntoya ndakubabarira ariko ngira uyu mugabo tuzongereje bose muri abantu babi cyane ambwe ati professor ntabyo ushaka kumva yari ukuntu yabisobanuraga ariko none umwana gusabye kujya kumuvugira ijambo jewe Malonga ijambo ryananiye kuvuga niri ndeka kujya muri bya bindi ngo umwana wacu ari ese ngiye nkakubwira ariko mfite umuhungu wanjye yitwa Jado nifura cyane n'umwana ariko byinshi nagiye mbasabira rwose uyu mwana n'inkotanyi niriyetona rwose ni muri mwe mwabasaza mwe hari umuntu utakunda riyetona w'inkotanyi bagaseka cyane baturiya musaza uriya professor n'ubu ni nacyo hituma abasore bakabona arabugisabira muri ubwo buryo oya nuko mbivuga arabona ajyanye n'uyu wahoze ari meya wano hirya noneho tujyana hari Kanombe kugira ndababwira ariko yitwaga nidendereza ubundi abavuga rwose mbikubwiye noneho n'abaga ariko ndigambabaze ninde wanyimira umwana ntabwo ari n'uwanjye ninde wanyimira umwana umugeni umwana banjye niriye tona rwose mubabwire nkabaryoshya ho gatoya nti n'umwana mukuru wanjye tuvindimwe neza nubu namugomba kumvugisha ariko nawe ari bagaseka bakabwira ni impfura rwose bagaseka bati uragira ngo tumugwe bakazana amagambo menshi cyane oya ubose umwe reba umwana w'umunyamakuru witwa Popote n'umuzuwe ndaguha urugero Popote yaragiye nyine kubera ko isi yarahari na nyina arahari n'ibiki ariko kubera ko kugira ngo bazaviriya mu bigogwe baze gusaba i Kigali abo bantu bose aragenda yafatira umuntu nyine babandi bavuze kuvuga amagambo menshi cyane agejeje hari abana base umuryango wa Belle Famille Primo ati wowe tubwira iki kugenda nibiki kavuga bati oye ibyo bigabanye noneho umwe w'umwana w'umukoroneri reka we no kumuvuga aravuga ati professor ati uwo mugabo nagenze buhoro wowe tubwire naguha umwanya nawe uvuge ndakubwiza ukuri ntabwo yagarutse wese ucisha nige wakomeje mvuga kuko njyewe nababwiraga ibintu nabo bumva bagaseka ntabwo ari amagambo menshi y'igaramatika y'ibintu byinshi cyane oya bagaseka nyine tugaseka ko n'ubundi wenda bavuga ngo ntabwo ari umuco ntabwo umuco wo kurondogora ariwo twashaka ntabwo ari wo muco go straight to the point uvuga ibintu byoroshye rwose bigende neza abantu bagende yego nibyo nk'ubu ufite umukobwa wanjye ugiye gushyingirwa vuba yego kutakura wawe
oya nibyo nkubwira ariko jewe rwose mbwira umuntu namugana mva rero wowe turicarana nawe mugenze make bari abantu ntimuze kubarushya jya mu ndondogozi y'ibintu byinshi ngo umukobwa yagiye kwiga i Burayi yego abantu ese umuco wo kuvuga ngo abana bagiye kwiga i Burayi no kubeshya cyangwa ngo turakwa inka zingahe ngo izipfundikiye jewe mu nkwere inka nziza y'umugeni ubu rero n'ikibazo ibintu byaranagiye rega n'izo nka ntibazikizi ntibakikwiye arakubwira ngo inka yo muri Beneri za nyambo zo muri Beneri se ni mu nyambo ni mu Beneri si uruhira Beneri si ishyo Beneri si urwuri niba ari n'ibyo uvuga noneho bivuge neza rwose mukerura mukavuga neza gusa mu Rwanda nibanga yaberura ariko ukabishyiramo neza kandi abantu bakagenda banezerewe kabisa ku buryo ibintu bigenda neza. Hanyuma professor ubwo tubikigarutse no kuri ya ngingo twaganiragaho ya byago byatuguriye mu minsi ishize ejo bundi nabonye abantu bakuru cyane batari bazi uriya mugabo witabye Imana witwa Yanga byatumye nibaza ese ubundi wowe wize umumenyaho jewe ureka nishongore ntukajye unyitiranya n'aba basaza bandi uko buryo biterwa n'ibintu byinshi hari ugusaza mu mutwe jewe rero umutwe ndi umusore rwose ejo bundi bikize yarancekeje ataha mubona inyuma ati ndashaje ariko imbere ndakomeye ati ndimwe rwose kandi afite imyaka 102 nanjye rero nuko jya ahubwo imbere ntabwo nkomeye neza cyane ubu turwara twishi twa diabete uduki twasima ariko tunone tugwara tw'abakire nguko kandi abakire ngo nituri abantu nanjye njya byemera oya nanjye nishyira mu mutuzo nkamera neza ariko nanjye utazanyitiranye n'abasaza benshi nabyo nikundira buriya Perezida Kagame ati ndi muzehe kijyana kuko nibyo koko ntukagiye ugenda wikanda cyane oya ntabwo ndagendera ku kabando nta kintu iyo nakagenderaho ukagenda ari kuri umusirimu ariko icyo nkubwira ntabwo aba bana b'abasore nabo hari abidisitenga kubera ibintu runaka noneho bakagenda biyerekana abasaza ntibabamenye ahubwo jewe dore ikintu gituma abasaza bamwe batanabamenya ni uko ubu ngubu ibintu byinshi bica nko muri za social media ibindi bigaca muri za televiziyo ubu abasaza ntabwo aba basirimu bakize bameze neza yicara kuri televiziyo iwe mu rugo benshi abatangiye kugira bakajya kubuguza hanze nabo nabagira amahirwe nanjye ubu ndamushaka umwe uzajya twicare hano ariko jewe rero yagusa nuko yagira ikibazo jewe kubera kwigisha no kugira guteye nkunda kuvuga ndabategeko abazaza nabo burya bari abantu batagiye gukora barirata ntabwo abashaka kumutegeka abashaka kuvuga uceceke nawe avuga ceceka jewe ntabwo ariko nshaka nabwo yagenda ikamanda kubera ko nanjye ntabwo abari abantu benshi bantegeka iyo muri kumwe urabategeka bamwe aba banyamujyi batejwe uzategeka buruta naho twebwe n'uturuta murabeho nanjye simbakeneye ariko ibyo harimo n'urwenya ariko niko ibintu bimeze so ntabwo watekereza ko abasaza benshi bari bumenye abana nk'aba Buravana cyangwa mumenye ngo udusobanuye ngo udufilime dusobanuye ngo twazanywe na Yanga ngo byagenze reka ntekereza ko nawe ariko ntigeze ureba ntabwo wigeze ubu rwose nta bintu byinshi wigeze umumenyaho ndakeka kuko ni nk'ibi ngibi nabyo bimaze iminsi bicamo ukabona abana ngo bambaye gutya bambaye amahenure bakanabisobanura yambaye akagutiya akajipo kageze neza kareshya n'ikibuno neza uko kingana buriya reka mubwire akumva ngo ni byiza hakaba n'abavuga ngo tugeze kuganuka hamwe ati burya umukobwa namara gutya akitera ka make-up akanyereza umusatsi mujye mureka bikora iyo yigiza atya ndamwemera niyo yirya akagenda ku dukweto tumeze gutya ndabyemera ariko iyo yerekana amabere n'ikibuno ntabwo mwemera ko kera bituga amahenure genda nabivuga nkuvuga ngo nka mama yigize gutya akagera kuri yayigewe ndambwira ni mama endelea ariko yambaye ubusa kwambara burya imyenda yo ni ikindi utu tungu twa hano
ni buriya na kera ni kimwe nuko buriya na kera twebwe ndi n'umwana muto najyaga mbona abantu bogosha ipasheni cyangwa akagera gutya ni nk'izo penke izo penke zanyu usugira ngo ni za none iyo penke yawe cyo nyanguriye mwana ubuza ngo ni mubizanye never kera bagushaga amasunzu waye by'amasunzu bireke iby'amasunzu byabaga bisatuyemo gutyo ukagera gutya hari ibyo bitaga ibisuguri penke yitwa najyaga mbona ari n'umuperezida najyaga mbona kuriya neza nkuko nguko byaragarutse uko nguko babyitaga igisuguri kimeze gutya gakata gutya byabaye igisuguri hari nabitwa baye igisuguri oya nari na president sinabona agashyira igisuguri yes absolutely yese nabyanga se uyo nkanjye gusa igisuguri cy'imvi cyangwa ntabwo cyashoboka igisuguri cy'uruhara cyo urumva gutese ko umusaba utamera so umwana wogoshaga igisuguri nubundi yabaga ari umusore ariko byahozeho absolutely nibaza kubishye ari complain z'abajene benshi nabonye bamaze gusa nkaho polisi gira ngo byaturutse ku magambo kabera yavuze kuri televiziyo y'igihugu bisa nkaho iramenye imyenda migufi yaciwe muri societe avuga ati abakobwa nyamuna musigeho ari complain nyinshi nabonye ku bajene ati kubera iki kera bashyiraga akantu ko gukinga imbere ibindi bice bigaragara amabere agaragara ku bangavu niki kuki bitabaye ikibazo kuki bitangiye kuba ikibazo ariko amafoto turayabona mu muco wa kera niko byari bimeze yamubwire Jado arishifo gihunda abasore ndanababuranira muri byinshi nk'ibyo nakubwiraga by'ibisuguri by'amapenki byo kwirya n'abakobwa kwigira gutyo utuntu twa makeup n'uduki ibyo nabyemera kuko na kera bambaraga n'inigi biranda ndabikigikira ariko icyo nakigikira icyo cyo kwambara ubusa bama mahenure ukibaza ngo kera bagiraga kuriya ntabwo ari byo dore uko byagenda kera bari amafoto muyafata baravuga ngo un texte hors de contexte son contexte est protect gufata ikintu kimwe ukakigira gutyo ukakivanamo ukibaza none warangiza ukagisobanura ntabwo ari byo buriya kera abakobwa babaga ari nk'icumi abakobwa bahana bo muri uyu mudugudu noneho amabere rwose ari hanze kuko nta masutiye bagiraga bagaciramo hano ariko bashoboraga no kutabigira ariko bagenda bakagendera hamwe bakagenda bose bakajya nko guca imyeyo kwari ugukurura twa tundi twabanyuko wanyu kugira ngo tuzaryoshye inzoga yari umuco w'ikinyarwanda ntubiseke cyane bakagiriya bagita guca imyeyo n'ikinyarwanda twabanyuko wanyu ubwo niko kanze oya niko naze kuvuga niko nkunda kugira ngo mu rwenya noneho bakagera nka hariya mu kabande cyangwa mu gashyamba bagakora ibintu byabo kugira ngo muri West Africa hose bahubwo barabibyanga bo barakata neza barabaseramura bita guseramura abandi mu Rwanda bo barabikuzaga ariko ibyo ngibyo byari umuco w'ikinyarwanda kubera impamvu nyinshi nazo kugendera hamwe gutyo mu kivunge no kuvuga ngo bo kuba ari 10 ntabwo ari umukobwa umwe wifataga ngo yambare gutyo ngo agende abandi basiga yari ibyo rero ntabwo wabigereranya n'ubu ngubu none si yabaga ari wenyine yambaraga iki yagendaga wenyine ntaho yajyaga agiye kuvoma ntaho yajyaga n'abandi kubwiza ukuri ntabwo uzagereka ifoto bajya kwereka amafoto y'ibwami no kugenda bagenda bikoreye uducuma bose bakurikiranye bameze kuri ariko ari benshi ni kimwe natwe ubu twese none se ubu twese tugiye muri ni kimwe no kujya muri plage kuri plage ubu twese none se waruzi ko abantu bava kuri plage bose tuvuga bari 10 na padiri se bajya koga bakaza ariko kubera ko bagiye mu rusengero cyangwa mu kiliziya bagahindura imyenda kandi baraziranye banarebanaga kandi bari kumwe ariko kubera ko bavuye ahari kuri plage bagiye ahandi barahindukira ni kimwe natwe ubatubwira ku isoko ryose sa n'ubitekerezaho ugiye mu ndabasore batekereza kure batamenyera ibintu gusa mwese kuri plage cyangwa mu isoko bibayeho abantu bose bakambara ubusa ugira ngo hari ikibazo cyaba kirimo kuko mwese mwambaye ubusa ni uniforme icyo gihe rero ntabwo bituma ikitera ibibazo ni ukubona umukobwa yajyanye n'abandi mugiye kubyina mugiye muri 20 umwe aje yambaye ubusa presque ariko abandi bari bambaye neza cyangwa se ukaza hari ministre gudatari yaracekeye utwa babazi rwose wowe ukaza wambaye ikirahure
ikirahure ni nk'iki cyagire babuhariye wowe bibonerana byose ubibona abandi kuki utareba ngo ariko kuki utibaza kuki turi batatu mu bantu 100 je naho muri kibazo kugira ngo warane igikura I got a point muri 20 mwese mukavuga mutumva rero nibyo bavugaga bya kabera ageze cyakigira mu rusengero ariko nawe ararengana amasigeni ya mutu akajya mu rusengero agasanga abantu bose bambaye ubusa yabafata ahubwo niwe wakata yajya guhuza yakata gahita agenda kuko bose bambaye ubusa cyangwa se bose bambaye impenure mbese ikibazo gihari no ku muntu agaragara bidasanzwe muri society kuba abnormal ikintu kiri abnormal to the normal society nuko ngo society nyarwanda ni rusange twemeranya ko ni nko ngutwereka ngo twese tugenze tuvuze ngo tugende twese tugize gutya mu rusengero tujye tumanuka mu twese tugire gutya twese tukabimanika wabona ari bisanzwe cyangwa tujye tugira gutya mupfa none bigendera kuri normal none se ubu ninge ndibaza ubundi uwo mwana mumuretse akabyambara ku kibundi wenda tuvuye ku kibazo cyo kuba wenda yagaragaye bidasanzwe muri societe abantu bavuga ko ngo nirari atera abantu irari ni fake irari ntabwo mbyemera reka nkubwire Jado wowe ubu ngubu abasore muri iki gihe ariko nabo babaswa iyo ugiye gutongoza reka nkoresha ijambo gutongoza ni igiswahili babyita gutereta ugiye gutereta umukobwa uzarongora cyangwa gutongoza umukobwa uzarongora none uko mugutumva rero ndagukunze none banze umpe ku myaka niko twabyitaga kera tibanze umpe ku myaka ngeho nonaha n'ubundi nejo n'ubundi nibyanjye agahita guha hakiri kare jewe se ntabwo nabanye umurongoye oya nubwo abaryo bimubwiye nkagera kuko uravuga utuye umuntu arwaye mu mutwe umukobwa mwiza ni umukobwa ugenda mu gutereta kamubwita ariko witwa ati nitwa Serafina cyangwa se Maria timari uraho di yambaye neza yaguhishe rwose tuva rero hari mushiki waje witwa Beyata mujya gusa ugakomeza umubeshya nawe akiryagagura akiryo urumva ko yirya neza akanga wajya kumukora hati hoyase kandi agiceshoka burya sugira ntabwo abakizi ahubwo ari no wakubwira ati gira hino ariko akubwira atoya none nawe ugakomeza ugira amashyushyu no gushaka kumenya ariko in fact wanamuguti ngaho rero reka ngiye kugenda reka ducisheho akubwira atoya ukagenda ukazagaruka ubwa kabiri ubwa gatatu uwo niwe mukobwa w'iki gihe umusore nawe ukubwira ngo ngibi jewe ahubwo nakwiruka ariko umusore w'iki gihe bimwimye gatatu ahita kureka uwo nawe abarwaye mu mutwe jewe rero gatatu jewe ni w'iki gihe nanjye nkubwira rero jewe nanjye ubu ngubu ndi umusore nkakubwira zana ku bintu byageze ugahita umereza ni ukuri kw'Imana niyo naba nari maze kuyikuramo nahita nyambara vuba nkiruka reka dore kuko mpuye na satani ibyo byari ibya kera professor ntabwo byari ibya kera nibyo bizima ni nacyo niho nagaruka hahandi niho abantu bagomba kumva neza tubyumvikaneho dushyiraho nk'itegeko niho nakundiye kabera ari umwe n'umunyamakuru wabivuze avuze ati noneho biroroshye ariho nanjye kuko nanjye nanshimangira dushyizeho itegeko tukavuga ngo itegeko kuko itegeko nicyo rimaze ubundi nta muntu umeze nk'undi mu buzima reka da hari umuntu ukuriye ngo ariko professor ngo waretse inzoga hari abantu bajya babimbwira ngo ubundi uri imfura ngo uri umunyabwenge uri gitangaza ngo ariko iyo banyoye nta wagukira ndavuga ariko se nari nanyunywa nkasangira nawe oya waziretse se Bibiliya iravuga ngo mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu kuki utirira wowe kuki utaririra urubyaro rwawe ukajya kukurira amaronga no kurira urubyaro rwe wowe ufite ikibazo ariko itegeko tuvuze ngo twebwe reka ngwe nk'urugero rworoshye cyane rw'itegeko mu bihugu by'Abarabu hafi ya byose itegeko rya sharia riravuga ngo barambara mwese ujye usiga amaso gusa ku buryo n'umuntu utawubona mwese bakambara ibintu kandi byirabura kuko bitukura ntibabyemera ibyera ntibabyemera imyenda ahubwo amakanzu yera n'ay'abagabo
ngo bigomba kuba byirabura ngaho tekereza ibintu byose ukava nk'hano ukagira nk'ahari hakurya ikanamureba ubona umurongo w'abagore bambaye ibyirabura gusa kizi ibyirabura bisa nabi iyo nkangwe wanamureba ariko abantu ki kandi bose niko bameze ariko bibaga kandi ujya ngo ntibasambana ntibasambana ngo ki icecekere nabizi njye nabikubwira ko naragenze ndabona ariko ibyo ngibyo kuko bigendana n'aba niyo ukoze nk'ibyo ngibyo bagutera amabuye ugapfa nta n'ibyo birwababaza kuko itegeko ryabo niko rivuga muri Amerika ubwo ntabwo ndakubwira mu Rwanda ngira ngo uhite ubyumve byo mu Rwanda muri Amerika ushatse ukambara ikariso n'izi za bikini niho zavuye noneho ukagenda hari ibyo bita beach ni Burayi bakajya kuri beach ari nk'abantu 50 bose bakagera bate bakambara bikini n'akantu yasinzi n'ukuntu bagafuga n'umugozi ntabwo nditegereza neza ariko none umenya nzajyayo di buretse n'insubira i Burayi hano mu Rwanda nuko nabihaba ariko nzitegereza kuko hari ukuntu bageze kuri 50 bose bakaryama n'ububuno bamwe bafite tubuno tubi abandi bafite binini ariko kabura bose bararyamye ariko babwiye ibyo ni imico y'iwabo n'imico y'iwabo ntabwo ari igitangazo none ko tubakopera sugira ngo tuzabiza naho twebwe uvuze ikintu cyiza niho harimo ikibazo aho ikibazo nuko hari abantu bashaka kubaho nk'abanyamerika n'abashaka kubaho n'abarabu none wowe ariko rero kabere ntabwo ariko ameze na polisi ntabwo ariko ameze hatazagira n'umuntu urenganya uriya musore kuko ni polisi nk'abandi nta nubwo bari bubizanye uvuge ngo wenda arashaka kuzana nk'ibintu by'icyarabu mwebwe mushaka kwizanira iby'abanyamerika oya ari abanyamerika ari abanyaburayi ari abarabu umwe wese afite umuco we undi we Abanyarwanda ahubwo tubyumvikaneho rwose mu burenganzira bushobotse nakakari mu burenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi atabangamiye rubanda ntubangamire rubanda none tubyumvikane no tuvuge tuti reka turebe umuntu wambaye neza urese aba hatabangamiye umuntu oya kubangamira wowe wifata nkaho wambara ubusage simbwambare none ukibaza ko ngo bwose nkubangamiye urambangamiye ahubwo bishaka itegeko oya ndavuga itegeko ni ryo kuregulatinga abantu bose none niba tumaze kubyumvikanaho yuko tuvuze tuti abagore bayerenze 10 n'urugero abagore bayerenze 10 bari hamwe bambaye bimwe baba bamba amabekini gusa bafate bajye kubyinira kwa Malonga abandi bumva bitagenda neza bashaka kwambara bikini gusa nabo bagende kubyinira kwa Jado abandi bibisuguri n'ibiki nabo bafate ubyeyo bagende bajye ibyo rwose ariko bikaba ari ibintu byiza igisimenti ajyayo abambaye ubusa ariko kuvuga ngo abantu bagiye kubyina bagiye kuri stade bagiye kureba umupira kuko kibajyanye no kureba umupira ko stade nahakorerwa imipira uje wambaye ubusa noneho uraje uje kwerekana ibintu kuko wumva bikuryoheye urabangama ko hano kuri ben umupira none se kabera utamureganyije cyangwa afata polisi muri rusange hari we yari yasanga mu nzu burya aba bose ba general ubona bose ubona ntabwira ngo ni general ba professors ba generals ba muganga bande bose iyo bageze bose bambara iki ugiye mu nzu y'abantu babafuga bose bavuga utariko we cyose cyakigabo cyambaye costume ati si general ugiye koko bavuga ngo general nawe wambara ubusa arabwambara nyine ariko arabwambara iwe mu rugo ngo nabwo bwita ubusa so no kuvuga ngo actually ibi kintu cyose naho ukiri ngaha ubu ngubu hano ni iwanjye wa mwana uramenye ntufatire ikabutura ubu wafata hano hasi yavuga ati burya Malonga afite utuguru tubi cyangwa afite imidido ibintu nk'ibyo kubera ko biri ahantu bitagomba kuba biri as paro o panom n'ibintu bibiri je mpora mbisubiramo ndavuga ngo legalite and moralite iyi si tugenda ku bintu bibiri itegeko the law is about legality the moral is about morality
ni ukuvuga ngo rero ibyo twumvikanaho ibyo twemeranyaho nka de grand nom uko abantu benshi tubyumvikanaho ntabwo buri gihe abantu benshi baba bafite rezo oya kuko ntabwo ari buri gihe ariko unfortunately ni nka bimwe byo kwica abantu ngo abantu ngo Imana yabakuye amaboko ngo abo ngabo ngo ni 5%, uriya ngo ni 1% ngo tumwica oya ntabwo tumwica. Nacyo gituma rero nuriya mukobwa yo asa nko kwiyahura kuri je yaje yambara ikirahure ku mugani wa Minisitiri babazisha bamumango zamusengerere ngakaza koko yambaye ibintu bibonera nabyo birahure je ntabwo namufunga jewe kuba baramufunze ubona ntabwo ngira ngo we aho niho hazamo uramubwira uti ngwino muko utica hano tuje mu mupira hano abantu baje kubyina genda polisi ntabwo nshinzwe uwo mukondo wawe n'iryo romba caha ngaho ugende niba ushaka kugaruka hano uze wambare nka bariya ariko kuza utwereka iromba utwereka nayo mahenure yawe no this is not aha ntabwo ariho. Ariko nugera mu buriri niba waruje hari umuntu waruje kwereka hano munyereke muguhamagarire genda polisi ariko namubwira niba se bose iyo ndakuba kabera nari kumbwira nariko kijyana ariko kabera ni yaradaharerega nuko abantu babidramatiza nari kumbwira urashaka cyane niba ushaka ko guhamagarira Jado kwangiza uburenganzira ntabwo ari uburenganzira bw'ikiremwa muntu umuntu avuga ko total freedom akambora uko ashaka akagiye total freedom where freedom means freedom babyita anarchy mujye mumenya gutandukanya ibintu mwabana ni nka demokarasi usaba demokarasi uko abazungu bayisobanura iwabo ntabwo ariko hano bayisobanura niyo nikundira Kagame nigeze kumukunda cyane buri genda mukundi yavuga ariko atari ko human rights yarigeze kuba director wa human rights mvani director wa mbere mu Rwanda no muri Nations Unies jewe Malonga kabisa wakoze muri Nations Unies iri itangira ni bayitangije ni jewe n'uwitwaga Gasana Nduba nari director wa research and development muri 90 na muri bibiri muri Nations nakoze bari hano directeur nari conseiller spécial wa chef de mission Malonga era niba ubuhana ragenze ndabona no nakoze ibintu byinshi cyane mwa nubwo abantu nyine utazandeba amatwi ngugira ngo ndimbeba unakoze akazi keza kenshi cyane nubwo ubona ni ibereye mu ntebe nk'ingi wakoze muri presidence ukora mu nteko ishinga amategeko ukora muri Nations Unies Actually niba ubizi ninjiyemo hano nk'inkotanyi mpita njya mu presidence wa vice president mvamo njya kuba directeur wa protocole ya leta y'u Rwanda mvamo aribwo natangiye iyi commission ya droit de l'homme iyi commission y'igihugu ya droit de l'homme sinzi abakoramo ubu ngubu bamenya nabo batananze ariko buriya barebye muri dossier nayikoze mu myaka 4 n'igihe wayitangije n'Agasana Nduba nabitwaga ba Simburudari nabitwaga ba Tom Ndahiro nabitwaga ba Kayumba Deo bapfuye yes we were there nabitwa baru maziminsi racyari ko ibintu nk'ibyo so ni ibintu bifatika nibyo nakubwiraga hari President Kagame akamubwira atari ko human rights means what uburenganzira bwa muntu wowe wagakobwa ntabwo yavuze ngo agakobwa ni cyari bivuze wowe wa mukobwa we ni ayo human rights ni universal ati ni universal ngo ni zisi yose nose niba ziri universal wowe urinde unyigisha jewe nzaho nakuye abantu banjye jewe nzaho nivanye buriya nuko atajya bivuga nicyo cyiza burya cy'ubuyobozi bwiza buriya ntabwo muhakwaho usibye ko anamatse n'abangira amahirwe ariko rero ngira amahirwe simbizi hari uwo merutse kubwira ukuntu natashye ubukwe bw'umwana we nkavayo nishimye abantu babaza ngo ariko ngo yari yagutumiye nanjye simbabwira wanumiye kuko sinari izuba ari we niba ari ba mwana cyangwa niba ari ibyo simbizi ariko ubundi icyo mukundira akabwira niba ari universal jewe nzaho nivanye. Professor gutaha ubukwe bw'umukuru w'igihugu buraba bimeze bite? Oya ntabwo natashye ubwa Kagame na Janet oya natashye ubw'umwana we w'umukobwa witwa Ange nubwo umukwe we witwa Bertrand mwene ndengeye ingoma ntabwo rero kubyumva rero ko ngo byari bimeze bite bekute
Ange ni umukobwa mwiza ni nk'abanjye abasore impamvu yes ntabwo nahitamo ngo ubwiza ni iki beauty ariko ni umukobwa mwiza ariko nanjye wakwereka abanjye asa na neza ariko n'abanjye nuko Yesu urabona nari bogare we cyangwa iminsi ubonye shaje najyaga nca muri universities nyinshi agenda nigira gutya bandeba ariko iminsi iragenda so uwo mwana nawe Bertrand nawe n'umwana w'umusore mwiza tibibo kanayise kapo ariko rero kuvuga rero ngo kubutaha cyewe rero ise yaranume ise n'umugabo ubonengeye ngo ntabwo ari we mvuga ariko n'umugabo nkage gusa nyine ni umukire afite amafaranga n'abantu bakora business ariko nanjye ndakize erega ushaka kubukize uwanyeretse ngo uri general muri Air Force uri general muri Air Force uyu ni general muri artillery uyu ayobora marine nanjye ndi general muri academics ubwo kiri wowe gusa no yes kandi ni nacyo cyiza burya ngo ibisabira sabirana jewe nta general n'umurantuka muri iki gihugu nawe nta colonel n'umurantuka shwi ariko hari kadogo hariya umuvugisha niyo mbavugisha mbabwira neza nabona itabafande cyane kuko wibeshye magazine yayikubariramo urukamubwira kumusuzuguraho kado wewe ngurashaka kumwereka kuri professor cyangwa kuri doctor oya uburi umuginga uramubwita fande java cyane ahubwo nshaka kumuryoshya uriya mutoya niwe nita fande ndamutse nakoze ikosa nawe uri namubwira ni we James acana na mimi wane no kumuhamagara namubwira ni vipe James cyangwa ni Mubarak saba ntabwo byamubabaza ariko bimuhamagaye ariko uyu mwana warayaribonye nijoro ariko ibyo ni ubusore none ni masigine nicyo gituma burya nka RPF abana bo muri RDF abana b'abasore b'inkotanyi burya ni gitangaza n'imfura cyane reka gusa tarimwe nigeze kugenda muri covid twatinze mu nama hariya muri maison de la presse sinamenye igihe amasaha yagendeye abana barampagarika iyo nkuru warayumvise abanyamakuru babiri barabahagarika rwose barabajyaniriye najya bampagaritse ndabanza nicecekera aho kunjyana muri stade barambwira ati ariko muze urabona isaha zingahe ndabwira nti mwabana murabona hari isaha nambaye bareba ku hano nta saha mfite nta saha ngira none se muze tukugira urabona turakwinjiza mu hariya ndabwira nti rero data ari pasiteri yari umutambyi ahubwo mwe muretse mbaririmbira bararebana abana b'abasore nkamwe ni mu gihugu cy'ibyiza hari umurwa ibihe ntibibarwayo kuko ntabwo bwira ntibasubiremo baraseka umwe araseka undi bamaze kugira gutya cyane ibihe ntibibarwayo kuko ntibwira ndanababwira nahubwo mwabana nari nanibagiwe gatoya ubu nahubwo shahuse Yesu tuyemuze Kicukiro ubu suragira yute ndagenda tu ubu urafano kuri stade ugere Kicukiro ngo Kicukiro ni yajyanza barandika ngeze nka hari mbona barakase imodoka iraza bati professor ubwiye n'iki ko ni professor noneho bati professor injiramo tugutware baranzana bageza hariya uwiteka bamwenyurire that is the difference y'umwana ukureba ati umusaza after all either niba yarafite n'ikibazo cyo mu mutwe cyangwa ari ikindi kibazo yagize nitumugeze hariya arapfa reka tumuherekeze tumugeze hariya kandi yanabyumvise nuko rero niho rero muri nka RDF nabo bazi cyane genze ya PR kera cyane hambere hari ibintu ugenda wapurika ukurikije imyigishirize wabonye uburere n'uburezi wabonye nacyo gituma ubona nk'ubu ngubu muri iyi minsi hari abantu wibaza utariko uyu minister hari maze iminsi avugwaho ibintu byinshi sinshaka kumuvuga ariko nange biriya bintu yavugaga ari ibiki ukareba ngo uyu ni depite se we uhuragura ibigambo nk'ibi nawe bakamuvugaho ibindi ariko nange nkavuga ariko wagiye uvuga nka depite ni bya bintu nakubwiraga hari ahantu ngera ni nacyo gituma wowe nkawe abantu bagombye kukwigiraho kuki wowe ugomba kuzinduka
ujya gushaka Profesa Malonga ukagenda none witwa Iris TV ejo ukaza n'undi akaza ni ukuvuga ngo hari icyo mbabwira bumva kuki batajya hariya se abana bajye mumaze no kujya muba benshi cyane ariko mujye muza murakaza neza ngiki cyo nkubwira ariko mu magambo make mbirangiza gendera mu mucyo icyo ni cyambere waba uri umusore waba ushaje gendera mu mucyo ukore byiza ukora umushinga mu bintu bifatika uzasiga imusozi abantu bakuvuga neza kuko urupfu ntirujya inama icyo ni cyambere cya kabiri kora neza abantu bagushime nawe wishimye ko wakoze neza wishaka kwigira akaraha kajya heya cyangwa ngo abantu bakubone kandi abantu ko bakubona wowe baguseka bakuryaniraho inzara cyane cyane Abanyarwanda Abanyarwanda ntabwo bakubwiza ukuri bakuryaniraho inzara wowe ukabazi ngo wambaye neza kandi bo bagucishije mu ijisho kare icyo rero ni icyakabiri cyo kimenya niba uri umukobwa kuki ubumwe ugatukisha ba bandi benshi ariko zurabatugisha ibyo ufite n'ibyo bafite igira ku bandi urebe ba nyoko urebe na ba nyoko banyu urebe n'abandi ba nyogosenge urebe ukuntu babaho wibaho nk'uko babagaho icyo gihe gendana n'ibihe bigezweho ndakwemera rwose ni byiza ariko wikabya kuko gukabya ngo nuko ugeze mu bihe bigezemo rebera kuri ku bandi kuko abantu 70%, 80%, 90%, 95% baje muri banke baje gukuramo amafaranga bagiye kwa muganga bagiye kwivuza bagiye kuri stade bagiye kureba umupira cyangwa ibirori wowe ukaza uri umwe cyangwa muri babiri wambaye amahenure abantu bose ari wowe barangamiye kuki icyo kintu nibyo ngibyo mu magambo make hanyuma hasigaye mugerageze kwiga musome niho mbabwira ndabigarura rwose nkabwira nti mwagiye mwiga mugira ubuntu na telefone rwose bagira ubuntu kuko ibintu byose byitwa no kutiga umugaranire ngo burya kutiga biragatsindwa ntabwo wabona profesa ntibishoboka wambaye turafite benshi cyane afite bana pe ndafite benshi cyane n'abanya nabo ntabwo ushobora kuza mu nama ari profesa yarabonye uburenganzira ambaye ni yarakoze n'ahantu henshi ariko ngo aze yambaye bikini ntibishoboka igituma wowe uza buryo unanamurebye uriya muntu uza yambaye kuri aho kuvuga kabera n'umugabo w'imfura wenda nyine ushyiramo akagufu kenshi ni n'umusore nabo ariko agenda ku mategeko atagende ku mategeko kabera bamufunga nuko ngo byo kabera akora bakabyemera nuko ko ni polisi niyo principe ya polisi kandi n'ukuri nanjye nabakigikira ni ukuvuga ngo ntabwo apfa kukureba ngo agire gutya nuko kureba agasanga n'abandi bakakureba bagasanga ntabwo umeze nk'abandi reka ndangiza nkubwire dore ndagucira umugani wo hambere nyiramuhari urazizi nyiramuhari burya ntabwo zagiraga umwami zifasha umurongo ziratondekanye nk'aba bakobwa bavugaga bose bambaye ubusa rwose ariko ni benshi bari ku murongo bageze kuri 20-30 bagiye guca imyeyiriya ibintu byose biragaragara nuko aba bareba baramurebera nk'iriya bakareba hirya kuko niko icyo gihe byari bimeze nyiramuhari ziragiye zigeze nk'ariya ziravuga zitariko reka twitoremo umwami umutware reba umutware nyiramuhari zirarebanye zibona nta numwe waba mutware ariko zigize imbere zibona ahantu hari shwagara ni ibintu bimeze nk'ibyera imwe kuko nyiramuhari ni nk'imbwa zirivuga tikigaraguramo imwe yari yasigaye inyuma yari yigaraguyemo kare zitayibonye nazo ati ni muntu oregewe ntabwo nsa ntabwo ko bayirebye zirebye za nyiramuhari yabonye amajwi 100%. Noneho barayitora kugira ngo biki umwami ariko urumva zibeshye zose ziko ziteye umwami ariko mu by'ukuri nuko itasaga nazo baragenda bageze nka hariya hari amayezi uzi icyo ari cyo n'abana benshi muri iki gihe nibazi bajya bibabaza n'ibya Miss Rwanda na bya bindi ababaza ntibazi imyungu ntibazi ukababaza ariko baba nabo nabahehe naba bakire baheze abakire ariko bavugiye nibakimanuka bamanutse mu ijuru
nese yakuru nabirayibwirwa nabyo n'ibindi bibazo ni umuco wacitse kuko twabwira umwana uti rero hano ukibaza ko none bagira nyina muhari ko nibiga wabigisha icyongereza ntubigisha ikinyarwanda jewe bumvuga ikinyarwanda ntabwo nigeze mba mu ahantu nabaga mu mujyi mijya za Dar es Salaam za Nairobi ndi umwana muto cyane ariko ndakivuga urumva se araho ni bwo ndabizi cyane oya nimbara gushyiramo none ndakubwira ngo bakubwira ngo nabanaga na masenge na nyogosenge ngo ngo munyakivare cyangwa hana oya ariko icyo nkubwira nuko zimaze kwigaragura zageze ku mayezi zihasanga ikigufa kinini nyine kiriho ibinyito none zirarwana sha ye burya rukundo nayijyamo kandi ubwo zigenda bari bayitoye kuba iki umutware wazo sha nayo yibagirwa ko ari umwami ijyamo nayo ikagirwa none imwe y'agakecuru yari irimo ariko itari yatoye ubwo yaramuzehe nka Malonga nyine ndeba ibyo mwigira nyine ariko irareba ituye bwa mugiga twatoye iravuga ituba rero umva nkubwire mba nta mwami wigegera uri nyiramuhari nk'izindi zose irebera izira nyine inzara yegera nk'aho irikomereza ishonje iti mva ijwi ryanjye ryapfuye ubusa n'abagotoye nta mwami nta mutware wa nyiramuhari ni nk'izindi zose nta mwami ya nyiramuhari uramenye rero ntukajya uba umwami ya nyiramuhari nacyo gituma mugomba kugira umuntu ufatika urakoze cyane Jado urakoze cyane yes reka dushimire cyane Profesa Malonga ku manuro nyinshi agenda duha n'ibitekerezo bigiye bitandukanye nizere karabo byubatse ari cyo mwakuyemo ariko wenda utaranarangiza ngwire ni kimwe nk'abantu basigaye hanze bigira ngo ni patriotique ngo bakunda igihugu cyane ngo kurusha abandi ukamureba ariko ibyo bigambo bavuga ngo twebwe ngo bari abantu bakunda igihugu ngo twebwe dukunda igihugu ukibaza ukunda igihugu kurusha abandi wagendeye kuki ntabwo byaba ari ibigambo by'indonke by'amaramuko byo gucinya inkoro byo kugira gute by'ibigambo wowe twereke wowe kora ibintu nubikora turajya tubibona ntabwo ukeneye kubivuga ibikorwa ubwabyo birivugira ntako nagira ngo nongere ndenzeho nukora ibikorwa byiza tuzabona ko uri gukunda igihugu nukora amanyanga nayo byo kwirwa muterana amagambo uyu nguyu hari undi nabonye mu gitondo rwose ngo uriya gicucu twaramuvumbuye wowe mureke guterana amagambo mwerekana ko wowe uri umunyamakuru kundusha andika inkuru ninyisoma nkaseka yewe witeka kumwenyurira niba ugiye gukora ibintu bifatika ibikorwa ubwabyo bivugire mwese n'abadukurikiye uwiteka bamwenyurire cyane rwose murakoze cyane yes arakoze cyane Imana imumugisha cyane ndetse ibikomereze kuramba n'ibintu ashoboka uzadutumire mu bukwe tuze tugushyigikire amen aha ni vuba rero ugire ngo uzi ikibazo nzagira gatoya ariko wowe gatoya numbona kuko no guhaguruka bazajya bagera gutya ariko nibarangiza wowe uzaze nyine uvumbe nk'abandi kuvumba ntabwo ari bibi uzantumire sinzavumba oya ndagutumiye oya umva niba utegereje ko nzakora sinzi kubeshya nunaza kuko n'ibya bindi twavuga ugasanga abantu nk'abakabera ntabwo azaba hari bumbura ariko ugasanga ari abana nibwiriye hano ni abameze gutya abambaye ubusa ntabwo baza abambaye ibirahure noya bameze gutya abana bazagira kuri instructions wowe gusa oya ni kandi aribyo mubwira tumva rero hano turi hano ni kwa Tonto Malonga ntabwo ari hariya namubonye hari ubwo nakubona humura nkagira gutya ni ndabashimiye mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro mukomeze mu kandi subscribe muri benshi kugira ngo tugumye tugwire Malonga Imana iguhe umugisha amen urakoze cyane